Kuri wa gatandatu saa sita z'amanywa niho mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyabisindu hagaragaye umurambo w'umwana bivugwa n'abaturage yuko yari afite hafi y'ibyumweru bibiri avutse. N'abaturage twaganiriye bagira byinshi cyane bavuga kuri iyi nkuru mbi, babwiye Ishangi TV ndetse n'Ishangi Radio byinshi cyane kuri iyi nkuru. Taye ni umubyeyi wataye hano uruhinja. Noneho abana b'amarinero bamubonye batahamagara abanyerondo. Hari saa sita zishyira saa saba. Umwana yari ameze gute? Umwana yari ari mu ishati. Urumva ko ari ibintu biba bibabaje cyane. Ukibaza aho umwana umubyeyi atwita umwana akamutwita amezi 9 yarangiza akamubyara akamubyara. Yari yambaye ubusa nta n'ikintu na kimwe yari yambaye. Yari ari mu ishati. Nabonye abantu bashungereye bagasanga ni umwana wawe. Ari umwana warugejeje igihe cyo kuvuka. Ndabona yari yavutse. Abana bahaciye barakandagira. Barebye babona ni umwana. Abaturage bakomeza bavuga ko hakorwa iperereza abakoze ubugizi bwa nabi bakaba babihanirwa by'intangarugero kandi cyane. Ajya kuri leta yakora yajya gukora iperereza igafata uwo muntu yamufata rwose kamuhana imukwiye. Byatubabaje cyane. Biba ari byiza baramushakisha. Iperereza nyine bamushakishe. Bamuhane bikwiriye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ntibyadukundira, ariko ubwo twahabaga hafi mu masaa 7 n'iminota irengaho imodoka itwara umurambo yari itarahagera, umurambo wari ukiri ahangaha, ariko inzego z'umutekano zari zitegereje imodoka nyine iri buze gutwara umurambo ukajyanwa mu bitaro cyangwa se habugenewe. Akabyara wa mwana abyaye se wamubyaye ntabwo aboneka kubera yuko bababujije kubaka ngo barore kubaka. Abakobwa babaye nunga n'urwara wese arahabara arasamba. Ahangaha ni mu murenge wa Rutunga, ni mu mudugudu wa Rutunga. Abaturage bafite ikibazo gikomeye cyane cy'abana b'abakobwa bari kubyarira iwabo bakabyarirwa n'abagabo batazwi, ndetse kandi ababyeyi baravuga yuko atari abasore babyarira aba bana cyangwa se abasore nyine batarubaka ingo, ahubwo ari abagabo babashukisha amafaranga ndetse n'utundi tuntu kugira ngo babone uburyo babafata. Twegereye abakobwa rero bari bashisa n'abahetse abana banga kugira ikintu batuganiza, ariko twaje kwegera ababyeyi bagira byinshi cyane batubwira kuri iyi nkuru ndetse n'impamvu itera ibi bintu. N'abahungu kubera yuko genda bagatera inda umwana wa runaka bakabura aho bamutungira. Icyo kintu cyamara kubaho bikabyara ni ihohoterwa. Urumva ko ari ihohoterwa. Nkamwe banyamakuru mugeze hano muri Kabariza, umudugudu wa Rutunga Kabariza, kubyarira iwabo rero ni ubukene. Abana kubera ko nta kazi bafite abana. Umusore runaka arajyana imiteja i Kigali cyangwa akajyana intoryi, yamara kuza akabwira umwana runaka uri mu cyaro ati reka nkwihere 500 cyangwa se 1000 igura amavuta yo kwisiga. Umwana agahita yitanga cya kibazo akagenda akamutera inda zidateganyijwe. Yamara kuyimutera wenda nkaho yakanamutunza akabura hamutungira. Noze baravuga ati nzajya kumuterera indi wabo nge mutungira iwabo. Habara agatera umwana ungana urwara bakamutera inda akabyara. Yabyara wa mwana abyaye se wamubyaye ntabwo aboneka kubera yuko bababujije kubaka ngo barore kubaka. Abakobwa babaye nunga n'urwara wese arahabara arasamba. Gusa nanone bavuga yuko iyo hagize nk'utera inda hagashaka kuba yabana n'uwo yateye inda, kuba yakubaka muri kano gace ngo biragoye cyane, ndetse kandi bisaba amikoro ari hejuru cyane kugira ngo ube wazamura inzu muri kano gace. Nacyo rero ngo ni ikibazo gishobora kuba gituma ababyara iwabo bakomeza kuguma mu ngo. Abo bana kuki batazagenda bakora ibyo byaha kugira ngo batere abana inda zihohoterwa kubera yuko badafite aho babatungira? Ndakizi nyine kibaho, ahubwo ikibazo gihari gifatika ntago abasore b'ibina bemera yuko bubaka. Babareka abasore bubaka barongora abagore babo. Umunyamakuru Ishangi Radio TV yagerageje kuganira n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo n'ibyakunda, ariko turabizeza yuko nitugira icyo tuganira nawe tuzabamenyesha. Abaturage bakomeza bavuga yuko ubuyobozi bwagakwiye kumanuka bukaza bukigisha aba bangavu
ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere neza, cyane yuko abatera amada aba bana cyangwa se inda aba bana ari abagabo bubatse ingo kandi abagabo basukisha utuntu tudafite agaciro. Baravuga kandi bagakwiye gushakirwa icyo bakora, uru rubyiruko rukava mu mirimo yo gusambana cyangwa se kwishora mu busambanyi muri rusange, ndetse ababyeyi babo baratakamba cyane basaba amahugurwa kuri runo rubyiruko rwishora mu mirimo y'ubusambanyi. Uyu ni umugabo wacaracaye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, aho yari ashatse kwiyahura muri Nyabarongo ariko Imana ikinga ukuboko. Uyu mugabo atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga. Uyu mugabo akaba yitwa Nizeyimana Mustafa, yasezeranye n'umugore we byemewe n'amategeko. Umugore we ngo baza gushwana ndetse bagirana amakimbirane, biza kumuviramo gushaka kwiyahura ariko Imana ikinga akaboko. Uyu mugabo rero atubwira impamvu yatumye ashaka kwiyahura, yuko umugore we yari yarabyaye undi mwana hanze cyangwa se undi mwana ku mugabo wundi utari uyu nguyu, ashaka kujya gusura umwana we wigaga i Nyanza, ndetse umugore we ahita amuzanira undi yabyaye kundi mugabo atuye nawe ni umwana nk'abandi. Uyu mugabo rero yahise afata umwanzuro kujya kwiyahura. Twongeye dushaka kumuganiriza kugira ngo twumve neza icyari cyabiteye, cyane ko amakuru yacu tugomba kuyashyizaho uko ameze, tutabahaye ibihuha cyangwa se ngo tubapfunyikire. Ukandabwa ati ngiye mu Bugesera, subira mu rugo ndaje. Asubira mu rugo n'abana nasize bari kuvugoroga bari kurako, nawe mbabwira ati nta yandi mahitamo, bayi mama wanyu azabamenye. Ndamanuka, maze kumanuka icyo nakoze n'iki nahageze ndeba ko nta bantu bari hafi yanjye, kugira ngo batamenya n'umenya ibyo ngiyemo. Amahirwe make nagize, hari abadamu bavuye mu Bugesera, niyo mahirwe make nagize. Mbona barambuga ati wa mugabo waretse kudusigira abana. Ndabwa ati nta kibazo. Nakuyemo umupira nipfuka mu mutwe, maze kwipfuka mu mutwe nahise nsimbuka, umupira ngo ujugunya hanze, nsimbuka mu mazi, nuko ndibirambamo uko ibintu byagenze. Ubwo abaturage bamurohoraga bavuze yuko iki gikorwa ari igikorwa kigayitse, kandi uyu mugabo agomba kwiga cyane ko atari ibintu by'umugabo nyawe ufite gahunda nzima. Ngiye kubona mbona yahise aca bugufi, ahise afata mu mutwe, ahita ataka cyane, arataka. Amaze gutaka nagiye kubona mbona ahise amanuka, ahita cuburira mu ruzi. Yagezemo aracubira, acuburutse nibwo twahise tumukuramo. Kuri ubu ngubu Nizeyimana Mustafa agejeje kwiyahura, Imana igakinga akaboko, ntakiri kumwe n'umuryango we, cyane ko amakimbirane mu muryango atigeze ashira. Ubu ngubu umugore yamwirukanye mu nzu, ubu ngubu ari kuririra mu myotsi, ndetse kandi nta naho kwikinga afite. Kora mfata igikapu, mfata inshiramo imyenda, mfata n'akamatera, ndagenda njya gukodesha inzu. Nkodesha iminsi 13 kugira kuko nanze kwishyura ukwezi, kuko numvaga yuko umugore iki azaba yisubiyeho akampamagara ngasubira mu rugo. Maze kwikodesha ntegeza ko umugore ampamagara, ndaho iminsi ndangirana, negera ndongera nsubira mu buyobozi bwa RIB njya kugisha inama. Budamu ati ndavuga ngo ntago bamfunga. Ubwo biba ngombwa ko ikibazo kinanirana, barambwira ati genda rero. Muri ibyo byose ahomba nifuzaga ko ubuyobozi bwamfasha bukandenganura mu mitungo twashakanye n'umudamu, bakampesha uburenganzira mu mitungo yanjye, nkagiraho mbarizwa ntagiye gusembera ngo ndimo ndakodesha inzu, kandi nanjye mfite inzu mu rugo zibamwe abapangaye. Mpesha uburenganzira nkagira inzu mbarizwamo. Aya mafaranga nagombye kuba ndi kutakaza hanze yakishyure n'umwana ishuri, yagakoze n'ikindi kintu cyerekeranye ku bana twabyaranye n'uwo mudamu, kuko ndabona umudamu we ntabwo yifuza kubakana nawe. Nagejeje guhamagara Angelique, umugore w'uyu mugabo, kugira ngo mumaze impamvu yirukanye uyu mugabo mu nzu, ariko telefone yiwe ntiyari iri ku murongo. Namwandikiye message nayo mbona ntayisubije. Gusa nitujya andi makuru tumenya aha tuzabamenyesha. Ngewe rero ndi Clement Kwizera, iyi ni Ishangi Radio TV, Ishangi X TV, Ishangi TV ndetse n'Ishangi Focus TV mu biganiro byacu byose bya buri munsi. Aya makuru rero nababwiraga yuko iri live ku Ishangi Radio TV ndetse no ku Ishangi TV. Ndabashimiye cyane, mbifuriza gukomeza kugubwa neza, nibutsa abantu muturiye Rusi
Rusizi. Abantu b'i Rusizi, abantu ba Nyamasheke, Ishangi Company Limited yabazaniye ibikorwa byayo ndetse na serivisi zayo zose hafi, harimo ibijyanye no kwiga multimedia, gufotora, kweditinga ndetse no kuba mwakiga itangazamakuru ry'umwuga mu gihe gito cyane ugatangira gukirigita ifaranga. Abantu kandi mushaka kwigirwa imishinga namwe, Ishangi Company Limited yabizeho kubiga amategeko y'umuhanda, aho urakora rimwe gusa ugahita ucyura uruhushya rw'agateganyo. Ndabashimiye cyane, ngendi Karema Kwizera.